bakumiraga rero uyu munsi bazibukiriye bikinjira batagikumira ni nako gusenyuka k'umuryango. Hanyuma ku bagabo rero uretse ibyo numvishije by'ibitindigasane ngo umugabo ku mugabo bitabaga i Rwanda, ariko nta cyaha umugabo no munsi arimo gukora kitakozwe na mbere hose kandi kitasenyaga umuryango, kuko nta cyaha umugabo ashobora gukora gisenya umuryango. Oya, umuryango niwe yego ishusho, umuryango ishusho yose. Nushaka kureba umwana ureba amano y'umugabo, nushaka kureba umugore ureba amaso y'umugabo. So umuryango rero ni umugabo. Abangaba bandi nabawugize na amaboko na amaguru. ubwo umugabo ntiyakwisenya, ntabwo ashobora kwisenya, icyo cyo ntabwo kibaho. Uyu munsi rero kuba umugore yakwifata ngo ndebye nabi, ijisho bushobora gucya waryamye usinzira ukabyuka ijisho ryafatanye, ujya kwa muganga barisatura bashyiramo imiti, nuko biba bigenza. Ariko burya ntabwo kibazo si abagabo cyane, kuko abataga inshingano babagaho. None se ko umugabo yajyaga gupfa agasiriza urugo, akagenda akajya mu nka z'ahantu gushumba byabagaho, agatangira ku nka imwe, yagera ku nka nka 30 akazaza kwimura umuryango wakawujyana kutasenyuka gase. Nuko umutima w'urugo yabaga umutima nyine wabaga ukiri mu rugo. So uyu munsi rero bashiki bacu n'abagore bacu twe kubica ku ruhande, imitima yabo yagiye hanze. So kujya hanze rero barayikurikirana zo kumanaginga cyangwa gukurikirana, kuko urumva umugore. Nitwa Reverend Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Bizakubwira ibirori biteguye neza no kuzareba naho byateguriwe. Ibi nimbikubwira ndagira ngo nkurangire ahantu heza ho gutegura ibirori byawe, ndetse bagashyiraho n'umwihariko kubona naribonye bwabo ubudasa mu gutegura ibirori no kubishimangira. Ahangaha ni kuri Oasis Guest House. Aha kuri Oasis Guest House uhasanga ibyiza byinshi birimo ibyo kurya bisukuye biteguye neza, bakagira ibyo kunywa bimeze neza cyane, bagira kandi jaride nziza zo gukoreramo ubukwe ku bategura ubukwe, bategura ibirori bitandukanye, bakagira sale zo gukoreramo inama, bakagira kandi ibyumba byo kuryamamo byiza cyane. Si ibyo gusa kuko bagufitiye na sale zo gukoreramo inama mu buryo butandukanye. Reka nkubwire ko rero ahantu heza ho kwishimira, heza ho gukorera ibyiza by'umunsi wawe ari kuri Oasis Guest House. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri iyo nimero mubona kuri ekara, hanyuma bakagufasha rwose. Ni hariya mu Karumuna uri kwerekeza mu Bugesera. Okay, mureke tubasuhuze tubifurize amahoro n'umugisha bituruka ku Mana. Uyu munsi turahanga kuri ariyica no bayita gute, yitwa Umuco Family Gospel TV. Umuco Family Gospel TV. Igihe cyose ndahanga numva ibintu bitatu, ariko nkumva ni ibintu biremereye kandi bifite n'umumaro. So nubwo mbakiriye ariko hano si wanjye, turi kumwe n'umuyobozi CEO wa Umuco n'Umuryango. Reka tumwakire James adusuhuze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane Pastor Kenny. Nkuko babyumvishe koko turi mu kiganiro Umuco n'Umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana, tukaba dukoresha iki kitangazamakuru cyitwa Umuco Family Gospel TV. Nk'ibisanzwe abantu benshi bamaze kubimenyera. Ni ngewe Pastor Karemera James, ndi umwarimu muri iki gitangazamakuru mu buryo bwo kwigisha inyigisho z'umuco n'umuryango cyangwa se kurengera umuryango. Nuko rero isuhuzanyo yanjye ni ukwifuriza ishya n'ihirwe ku basanzwe badukurikira n'abashya bashobora kudukurikira, kuko uko bwije nuko bukeye hari bishya, hari ikintu gishya kiba kiyongeraho iteka, haba ku nyigisho tuba twinjira mu nyigisho nyirizina cyangwa se tuvunguraho gato, ariko hari ibyiza biba bigenda byiyongera ku byo byari bisanzwe bimenyerewe. Ndabashuhuje rero kandi mbahaye ikaze, Imana ibahe umugisha.
urakoze cyane dusuje n'abadukurikiye ahangaha kandi tubahaye ikaze na karibu. Mbere yuko twinjira mu kiganiro tubanza gusenga Imana kuko Imana ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Noneho tugiye n'ubundi gusaba Karemera James adusengere, noneho turaza twinjira mu kiganiro. Tutaramwakira turaganira ku bintu bibiri. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 ubwo mperuka ahangaha twaganiraga ku mushinga na projet afite igendanye no kubaka center aho abantu bahugurirwa, aho abantu bigishirizwa cyane bigendanye n'insanganyamatsiko y'umuco n'umuryango. Turaza kukiganiraho, turaza no kuganira ku muryango nyirizina, tuganire ku bamama n'abagabo ho gatoya dusoza. So ndabinginze rero mukurikirane ikiganiro kugeza gisojwe kandi muraza kufashirizwa mbere uko tukinjiramo kuko turi abakozi b'Imana twese. Reka tumusabe n'ubundi abanza senge yereka Imana uyu mwanya ndetse n'abakurikiye iyi televiziyo. Murakoze, reka dushime Imana. Nkunda gukoresha ijambo rigufi rivuga ngo aho uri nicyo urimo cyose. Ni wumva gusenga cyangwa se kwiga ijambo ry'Imana biba byiza iyo ugize ukugabanya ku cyari kikurangaje ugasa n'uhereje akanya byibuza gato Imana. Kabone nubwo waba utabyumva nonaha, ariko Imana ireba umutima wawe uko uhisemo kuyubaha. Reka rero mbasabe twubahe Imana, dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro, duciye bugufi imbere y'amaso yawe kubw'imitima yacu. Turihana ibyaha byacu dusaba kugira ngo ubitubabarire, kuko ibyaha byacu ntago bisumba imbabazi zawe. Imbabazi zawe ziri hejuru yabyo. Nuko rero tubabarira ibyaha n'ibicumuro, uduhere ubuntu imbabazi zawe zitubeho, kuko imbabazi zawe ntizituzaho. Turiyumva tubohotse, abadukurikiye bariyumva babohotse, abatwumva bariyumva babohotse, abumva izi nyigisho bariyumva babohotse, noneho inyigisho zibagirira umumaro. Nuko rero umwuka wawe wera asange babandi bose badukurikiye, bari imbere mu gihugu, bari hanze y'igihugu, bari mu butegetsi, bari hanze y'ubutegetsi, bari mu bucuruzi, bari hanze y'ubucuruzi. Ndasengera abo bose kugira ngo ubagwizeho imbabazi zawe. Nyagasani, izi imbabazi nizimara kugwira muri bo zirabaremera urukundo no kubabarira ndetse no kubabarirana. Imiryango yubatse, abagore n'abagabo, hari abari mu makimbirane, hari abayamazemo igihe, hari abarimo kuyinjiramo, hari n'aba amakimbirane ategereje. Ariko mu izina rya Yesu, uwo ni umwuka mubi, turawubamururaho tuvuga ngo abantu ubaremere imbabazi muri bo. Izo mbabazi zibaremera urukundo n'ubwumvikane no kuganira. Usubize ibiganiro mu miryango, usubize ibiganiro hagati y'umugore n'umugabo, usubize ibiganiro hagati y'ababyeyi n'abana, usubize ibiganiro hagati y'imiryango n'indi miryango, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uko igihugu cy'u Rwanda cyicara, umukuru w'igihugu akicara agategura ibintu byiza, buriya ni ukugaragariza society, agashyiraho nk'inama y'umushyikirano, abantu bagaterana bakaganira, bagahana ibitekerezo, bakinenga ku byo bari bukore batakoze, ariko bakihana intego ku byo bazakora kandi bikagenda neza, badaheranywe n'ibyananiranye. Rero ibyananiranye muri iyi miryango gukemuka, reka ubatere imbaraga zo kureba imbere no gutumbira imbere ku byiza biri imbere, kuko hari icyo ugeraho no munsi kigasimbura icyejo hashize kitari cyiza, haba mu bitekerezo n'ahandi. Nuko rero abo bose turabasengeye, ari abadukurikiye n'abazatwumva ejo n'ejo bundi aho ikiganiro kizagera. Iki gitangazamakuru turagisabiye kugira ngo gihereze kwaguka no kugera kuri benshi. Data, natwe bagikoresha n'abagikoreraho n'abatumirwa, abashyitsi bazamo, bose bajye babona ubuntu bwawe bishingiye ku gushyigikira ijambo ryabo n'inyigisho yabo kugera kuri benshi, ikabyara umusaruro. Urakoze, icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe. Turasenze turizeye tubyambaje ku bwa Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana iguhereza umugisha kandi twongeye kubahereza ikaze. Nababwiye ibintu bibiri tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Icya mbere ni ukuganira mu by'ukuri ku mushinga cyangwa projet yo gufasha abantu. Ndibuka Revera James ubwo duherukana ahangaha, twari mu mpera z'umwaka wa 2025 tuganira ku kintu cyafasha umuryango. Imana yahaye James ikintu gikomeye, ntago navuga ngo niyerekwa, ahubwo navuga ko ari umutwaro mu by'ukuri ubundi wakabaye ugirwa n'umuntu wese umaze gusobanukirwa akamaro n'agaciro k'umuryango. Rero
pastor duherukana ubushize turimo tuvugana uburyo mu by'ukuri ushaka kubaka ikigo kizahuguramo abantu, abakobwa bakigishirizwamo, abagabo bakisangamo, ndetse iyo projet yaba igeze he? Cyane ko turi mu ntangiriro z'umwaka, kandi umwaka ugira ngira ngo ibihembwe 3 niba atari 4, none muri iki gihembwe cya mbere projet yaba igeze he? Urakoze cyane pasiteri, twaraganire koko twereka abadukurikiye, ariko si abadukurikira gusa n'abanyarwanda nyirizina. Icyo ngamije haba kuza kuri mikoro hano kuvuga, ntabwo ari ugukunda mikoro kuko mu nsengero turazikoresha, ngira ngo n'abadukurikiye barabizi ko mu nsengero ibigezweho dukoresha ibyuma, ariko twanabwirije n'izi mikoro zitaraza, ariko mu nsengero mikoro turazikoresha, bivuze ngo ntago ari ukuzikunda kuba hano kuri kamera. Na kamera zitwirirwaho hirya no hino aho tuba turi, ariko hari icyanzanye kuri kamera. Icyanzanye kuri kamera, icya mbere naje kwigisha no gufasha umuryango, kuko nibyo Imana intuma, nibyo yantumye, impereza urwo rukundo rwo gukunda kubeshaho umuryango, kubona umuryango ubayeho mu buryo butekanye. Yego, umuryango utekanye kandi mwiza, ngira ngo ni soroga ya Minisiteri y'Ubumwe, Minisiteri y'Umuryango n'Iterambere, cyangwa se uburinganire n'iterambere ry'umuryango. yego, Baravuga ngo umuryango ubeho mu buryo butekanye. Rero nanjye Imana intuma gutyo. Ubwo rero kumva umuhamagaro no kwita umuhamagaro egare gutegura ibikoresho umuntu ashobora gukoresha muri uko guhamagarwa. Niyo mpamvu nanjye icya mbere nihutiye byabaye gufata amahugurwa ku kintu ndimo kujyamo, kuko burya Mose Imana imuhamagaye ntabwo ibyo yari agiye gukora yari abizi, ariko yari amaze igihe abyitoza ibwami, ahubwo atazi impamvu. Rero n'Imana ikimuhamagara kujya kurokora cyangwa se gucungura ubwoko bwayo, ntabwo yihuse kwibuka yuko yari ari ibwami arimo gutozwa ibyo bintu. Rero nanjye uburyo nakoze nisanze muri ubwo buryo bwo gutozwa kubeshaho imiryango, kuganiriza imiryango, nisanga n'inshuti y'abantu bakuze gusa, nkunda abasaza n'abakecuru, kandi bakuramo ibintu byinshi. Ariko ntabwo nari mbizi ko Imana yari irimo kuntegura, ahubwo ko igihe nk'iki aribwo nzaba mfashe imiryango nyirizina, kuko hari ibintu mvuga bidahuye n'imyaka yanjye. yego, Hari ibintu mvuga bidahuye n'amasomo nize, ugasanga nize aya masomo ariko ndiyumva muri domene y'ibi bindi. So rero byambyariye ikintu kinini cyo gutekereza noneho gutangira gushyira mu bikorwa. Ntangira 2016 byampira, ubuzima burangora, ko nagize urushako narwo rubumbye ubuhamya bunini cyane. uzabuduha nabwo Nta kibazo kuko nta cyaha kirimo, ko ntitwabikozemo icyaha, twabyitwayemo neza njyewe na madamu. Rero ibyo birankurura bingeza 2018 njya gushyira mu bikorwa. Haba hajemo ifungwa ry'insengero, insengero zanjye aho nari zifite hirya no hino ama branches yarafungwa, naho narindi bituma nimuka njya kujya muri 2 covid biraje, nigira muri theology njya kongera ubundi bumenyi mu buryo tugirwamo inama na leta. yego, So rero igihe kigeze ejo bindi 2024 ndavuga kubera iki ntashyira mu bikorwa noneho uyu mushinga. Nuko natangiye, nabwo bigenda bingora. Kamera sinari nzizi ibi byo kujya gukoresha social medias, urumva nari wa muntu uri muri analogue, ngira ngo harya niko babyita. yego, ko nari ntarajya muri digitali, nayo nkiri muri analogue. yego, Menyereye bya biganiro by'imbona nkubone, yego, ni nabyo namenyereye kwigishamo cyane, gutumizwa imiryango ameza nk'aya tukaganira, tukahava twihannye, tunasabiranye umugisha, tunahanye ikiganza. So rero biba ngombwa ko njya kuri kamera gutangira kuvuga ibikorwa byanjye nyirizina. Icyanzanye kuri kamera, ntabwo nyoboye yuko inyigisho nk'izi atari inyigisho zigishizwa kuri kamera. yego, Ariko naje urumva uko nakubwiraga, kuza ku mikoro hari impamvu. yego, Hari impamvu nateguraga uburyo bwo kwigisha, ariko se ngewe ugiye kwigisha ndinde? yego, Urabona ikintu bita social media gisa naho iteka cyihutisha amakuru,
kumenyekana k'umuntu. Mm. ni nayo mpamvu rero navuze nti ibi bikorwa nanjye ubwanjye reka mbanze nce kuri social media nk'uko nigishe ariko nsasira ibyo nshaka gukora kuri sente. So rero ni nk'uburyo bwo kumenyekanisha nyine kugira ngo n'abangana babe banzi ni wa wundi twabonye kuri social media Yego. ya PRS ye ni iyi ngiyi. Uburyo bwo kumugana kugira ngo tumugishe inama n'iki byatworohera ntabwo byatugora. Yego. Nicyo cyatumye rero nsa naho nkora iyi cano ngira ngo nk'uko wumva n'ubundi nayisiriye icyo nkora. Yego. Yitwa Umuco n'Umuryango cyangwa se Umuco Family Gospel TV. Ikiganiro kiguma ari cya kindi cyo kizanakomeza kuko niyo content. Ni umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana kuko nta muco nta mana nta muryango nta mana. Byose bihurira ku Mana. Rero ngira ngo mu gusoza umwaka niho twakoranye ikiganiro nawe umbaza icyo ndimo guteganya muri uyu mwaka mushya wa 2026 mvuga nti ni umwaka nisi wanjye ubwo n'undi nawe afite uko yawise mwita umwaka wanjye kubera ko niwo noneho nshaka kugeragerezamo ibikorwa byanjye byose yaba iyi projet ijyanye na center kugira centre umuntu atangiramo aya masomo nandashamikiyeho kuko ntago ari amasomo yo kwigisha imiryango gusa ni amasomo abumbiye hamwe iyobokamana rishingiye ku muryango iyobokamana rishingiye ku muco nyir'igihugu umwimerere wacu w'umuco ariko n'iyobokamana rishingiye ku bwunzi kuko burya igisobanuro cy'iyobokamana ni ubwunzi ni uguhuza. Yego. ari nacyo cyazanye Yesu nk'umuhuza. Yego. Rero nimba ntatwaye umwanya munini ngira ngo igice cya kabiri noneho cyo gushyira mu bikorwa cyangwa se uyu mwaka icyo ndimo gukora ntacyo hari ibyo twatangiye gukora n'ubundi ubwo ni mu bimbaza ndabisobanura. None mu by'ukuri ukurikije uburyo wabivugaga n'icyifuzo cyawe abadukurikiranye bwa mbere bashobora kuba mu by'ukuri batazi uko bimeze. Iyi social media dushobora kuyigiraho abantu babana natwe umunsi ku wundi ariko duyigiraho n'abantu baza ari bashyashya. None abantu bari kumva kino kintu sinzi center sinzi iki batazi mu by'ukuri uko bimeze ndagira ngo basobanuriremo gake yuko iryo yerekwa ryabyo riteye buriya ni umuco mwiza gusubiramo ibintu uhora ubisubiramo cyane yari umushinga munini kandi mugari. Abashyashya wabasobanurira gatoya uko uwo mushinga uteye. Urakoze cyane ubyise neza ubihaye inyito ya kirokore yerekwa cyangwa se ihishurirwa iteka ikintu cyose ugiye gukora kiva mu nzozi zawe mu ntekerezo zawe nibyo twabarokore twitwa iyerekwa. Iyerekwa ryanjye rero narigize nkiri muto nk'uko nabivuze ariko ubu nibwo nshaka kurishyira mu bikorwa rya yerekwa ryanjye. Rero uburyo gikozwe cyubatse ni ukuvuga ngo nk'umupasitoro wize teoloji ndetse nge nita nziza ya gikristo ariko nkanavangamo ni uri umupasitoro ni n'umuganga avura imitima ariko suragira ngo nibyo gusa ni umusirikare Bibiliya irabanza ikamwita umusirikare byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi Yesu ageze ubuzima bw'ibiriho. So rero niyo nawe watoranyirijwe kuba umupasitoro nyine uba wagiye mu cyimbo cya Yesu uri amwambasade wa Yesu nawe rero uba wakoze kuri byose ahubwo ni n'ivuriro kuko ndumva hazavurirwa ni ishuri ry'ubuganga kuko burya ishuri ry'ubuganga banavurira ariko ntiribura kwitwa ishuri kandi ibitaro bikaba ibitaro ariko biriya bizaba bibumbiyemo ibintu byinshi. Ni ibitaro ni ishuri ni urugo ni byose kuko hariho n'abazaba bacumbikirwamo babamo. So rero ni uburyo rero uko wari ubivuze ko ni santere ni umushinga munini ukora ku bintu bitatu by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo twahaye ibice bitatu by'ingenzi aribyo mu ndimi z'amahanga bita component. Hari component imwe ivuga iki n'iyindi zitandukanyemo. Hari nk'icyo bita ubwunzi n'ubuhuza. Ubwunzi n'ubuhuza hakabamo rero ubujyanama ubwo kugira inama umuntu kwanza nuko banza ukamukurikirana ukamusura
ukamenya ibimugora, uburyo yitwara mu kwikura muri biriya bimugora, noneho ukabona kubona aho wamufasha nawe ugakoraho. Noneho uburyo bwa gatatu ni karica, ni ibintu by'umuco. Nuko hagomba kubaho itorero, ababyina imbyino za kinyarwanda, imitako ya kinyarwanda, ku buryo n'abadusura baba nabo barimo baza kwigisha kudufasha nabo bagira indi shusho y'igihugu cyacu batwara. cyane ko u Rwanda ari rumwe mu bihugu biri gushyira imbere ibintu by'ubukerarugendo bitari byageraho ariko birimo bitangira, Yego. kuko nk'uno uyu munsi dufite Israel ushobora gusanga mu ngengo y'imari y'igihugu byibuza 2/3 bikomoka ku byo bacuruje mu muco, mu kugaragaza ibyabo. Rero n'u Rwanda narwo rugeze kuri icyo kigero, urumva twebwe turacyari ku birunga, cyane ku ngagi nizo zirimo kudufasha, cyangwa amaparike mbikosore, ubukerarugendo bushingiye ku maparike ni nk'aho ari bwo uno munsi bumaze kugaragara, ariko ubundi bukerarugendo bwo buracyari inyuma cyane. Kandi burahari, dufite ibikuyu, dufite ibisisiro, dufite ibigabiro, dufite n'ibiyaga biri gukorwa, n'ibiyaga kame nabyo birahari, kandi bifite n'amazina reka. Ubwiza bw'umujyi bwo bageze kure, ubwo babugeze kure buzanadufasha, ariko hari n'ibiyaga bifite amazina. Hari ugucuruza izina ry'ahantu kuruta cya kindi. Tuvuge ngo urutare rwa Kamegere, hari ahantu, ni ahantu hagombye kuba hari ingengo y'imari y'akarere ka Ruhango, kuko kari muri Ruhango, kagombye kuba gakura hariya hantu. Urumva nk'uko babona umusoro mu bucukuzi bw'amabuye buhari na hariya hantu. So rero ibyo bintu byose biracyari inyuma, ntabwo navuga ngo nibyo nje gukora, ariko nzaba umwe mu baranga b'ibyo bintu. Bashobora kuza Kayonza muri santere yacu bagasanga urwo rutare rwa Kamegere hari uburyo turuvuga cyangwa turwigisha, bakifuza kujya kuhareba. Urumva rero tuzagira n'imikoranire n'uturere, hari imikoranire n'uturere ku bijyanye n'iyobokamana, kuko ntabwo rizasigara inyuma, kuko twongere twibuke ko iyi center izaba iri anda cyangwa se munsi y'itorero, y'ubuyobozi bw'itorero. Hari ukuntu itorero rizagira ububasha mu kurimanaginga, nubwo nayo ubwayo tuzaba duhuriyeho n'ibigo na za minisiteri bitandukanye. Hari nka minisiteri y'umuco ifite siporo n'umuco, hari minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda, hari minisiteri y'iterambere cyangwa se uburinganire n'iterambere ry'umuryango, hari minisiteri y'ubutabera ifite mu nshingano ubwunzi. Ntabwo tuzaba tugiye kuburana mu butabera, ariko ubwunzi turashaka gukorana nayo uburyo bashobora kudushyigikira mu gukoresha systeme cyangwa se umuyoboro wacu wo kunga bishingiye kuyobokamana. Tuzabiganiraho nabo, ntabwo ibyo bigo byose ndabisura, twabanje gukora umushinga nyirizina. Cyokora dusa naho tumaze kunonotsora umushinga, turimo turategura umunsi wo kuba twabanza tukarocinga proje yacu nyirizina, kuko burya iyo twakoze launch hari ibikosorwamo. Hari ibikosorwamo, nicyo cyiciro twari tumaze kugeraho. Rero nubwo mbona imvura yiyongereye, ngira ngo imvura ngo hari igihe iba umugisha n'igitabo umugisha, ariko twizere ko iyi ngiyi ishobora kuba ari umugisha. Niba pastor numvishije neza, wowe n'umushinga mugari usaba biju, usaba bageti, ugereranyije kugira ngo umushinga ube urangiye, kuko abantu badukurikira baba bari mu bihugu bitandukanye kandi baba bafite, hari n'abo ushobora gusanga badukurikira muhuje umutwaro, mwakwifatanya, mwahuza imbaraga, mwahuza ibitekerezo. Buri ushobora kugira igitekerezo wakivuga asanga undi muntu wari ugifite, ushobora no kugira igitekerezo. Uwo mushinga ugereranyije kugira ngo ube urangiye, ko numva harimo inyubako, harimo abakozi, harimo iki, niba urumva ufite nka budget ingana iki? Ntabwo navuga ngo uburangiye wenda, kuko kuburangiye ko budget ntabwo wayibara, n'abuzukuru bazakomezanya nawo, ahubwo butangiye, kugira ngo utangire, kugira ngo umushinga utangire. Budget abanyarwanda nibo bavuga ngo umuntu agegena yigeraho. Abahanga twebwe ababa bararagiye dukunda kugira icyo kintu cyo kuvuga ngo ni ukugegena wigeraho. Na budget nayo uyikora
ushingiye ku byo ubona ushobora kuzabona, Mm. ubona inshuti zawe zizagushyigikiramo, Mm. ubona n'abandi bazagushyigikiramo. Niyo mpamvu ntabwo ari budget nini, ni budget ntoya. Twabaze miliyoni 219 byibuza kugira ngo tube tugeze ku bikorwa. Ubwo uburyo bw'inyubako Ni amafaranga make cyane. zihagije ni makeya, Abantu babiri bayatanga. kandi turenze babiri. Ariko se abantu mudukurikiye mufite ayo mafaranga mwagize yerekwa kweri ni makeya. Ubuze ko umuntu afata amafaranga akayashyira mu bindi bintu bitanagize. Uko se ngira ngo umunyamakuru wacu nimba yumva aze kuzamura ijwi, wenda ndabona akavura kiyongera. Yego. Miliyoni 200 ni makeya ku badukurikiye, cyane ko twavuga ngo ni make kuko twumva ko ari make bitewe n'ibikorwa dushaka gukora. Ariko sina na makeya nanone bitatuma dushimira uwabidushyigikiramo. Rwose nawe twamushimira habatse ubidushyigikiramo, kuko hari ukwagura aho dukorera. Yego. Naho hafiteho udufaranga duke. Inyubako ngire ngo z'uno munsi mu Rwanda turabizi ko bihenze. Yego. Ngira ngo umuntu umwe yayatanga nk'uko wari ubivuze. Umwe arahagije rwose. Hari abantu b'abanyamugisha, nuko ibintu dukunda kwibonera ngo mu bazungu muki, umuntu umwe yabona kimwe, nuko n'ikigo kimwe cyayabona muri biriya. Hari n'abanyarwanda b'abazungu bahari. Babita ngo abasirimu. Umuzungu burya ngo aba yajemo ibintu by'uruhu, ariko harimo n'abantu b'abasirimu wayaguhereza. Uretse ko n'ikigo kimwe cyayaguha, cyayaduhereza tugakora, kuko ibi ni ibifasha abanyarwanda. Inyungu mfitemo ni ukuruhuka umutima. Umushinga uzakorera uzafasha abanyarwanda bose. Urumva uburyo uteguye nkuko nakubwiraga ko ari mu bice bitatu by'aho tuzakora amaserivisi tuzatanga. Ariko tuzagira icyo bita katuvuge wenda twabyita nka sub center. Tuzagira center nini cyangwa se icyicaro kizaba kiri Kayonza, aho urusengero ruri, ni mu murenge wa Rwinkwavu. Ariko tukagira na sub center mu district zitandukanye. Tuzagira 10. Buri district igomba kugiramo, buri ntara igomba kugiramo byibuza ntuza sub center 2. Uburyo byari biteguwe, ariko bizagera ku kigero cy'uko wenda n'akarere gashobora kugira ishami ryako ryonyine. Ariko tuzadutangiranye n'amashami 10 mu gihugu hose. Tuzaba dukoreramo ibyo bikorwa cyangwa se kwakiriramo abantu cyangwa tunahuguriramo. Ni poroje iteguye mu buryo bugari cyane, nta nubwo ari umuntu umwe. Ni nayo mpamvu ushaka gukora launch, kugira ngo nganiriza abantu b'inshuti zanjye cyangwa se abantu bari hafi yanjye, bampe ibitekerezo, kuko implementation burya iragora, ikenera abantu gushyira mu bikorwa. Hari abarimu, ubwo sindaganira n'izo minisiteri ko nizo zizatanga abarimu kenshi. Nka minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda igomba kuduhereza abahugura. Minisiteri y'umuco n'umuryango Yego. Igomba kuduha abahugura, pana y'umuco y'uburinganire n'umuryango, n'iy'umuco na siporo. Hariho ibigo bishamikiye kuri izo minisiteri kandi bishinzwe ibyo n'imico. Hari centers nko mu Rukari na hehe tuzagirana imikoranire. Icyangombwa nuko tubanza tugatangira. Tugatangira, ariko bidakwiyeho ko dufite inyigisho zacu zihariye, bivuga ko wenda n'ibyo bigo navugaga bya leta cyangwa se minisiteri zishobora no kudufasha mu kuduhugurira abarimu bacu. Kuko tuzagira ababikora baba pasiteri. Dukenera ko buri karere kazaduhereza abantu 2, ariko mu rwego rw'amatorero, ni ukuvuga amatorero akorera mu karere. Baba pasiteri babihugurwa, babikora ubuzima bwa buri munsi. Ariko hakazaba no kuzahugura bamwe bita abadiyakoni ku matorero. Urumva hose ntabwo ariko twahagera, amatorero ni menshi. Ariko district tuvuge ADPR ya Kicukiro itanze abantu 2 baza guhugurwa. DNPC ya Kicukiro itanze abantu bari buze, noneho tugahugura abo bantu bo muri ako karere 2 ku buryo badakudufasha kubishyira mu bikorwa mu matorero yabo. Ni ikintu kinini cyane. Nkeka ko nawe ubwawe uzajya usobanukirwa muri buriya buryo
bwo Bwaguye, kurocinga bugiye bugize. gukora launch. Kuri launch abantu tuzatumira n'ibitangazamakuru wenda byisumbuye kuri ibi nka za televiziyo n'amaradiyo hamwe ku buryo yadufasha kubimenyekanisha. Ariko aho gukorera hari ibyatangiye, hari ibyo twari dusanzwe dukora. Ngira ngo umwaka ushize 2024 niho twahuguye abapasiteri barenga 400 kandi twabigishirizaga kuri ibi buryo ki bashobora gushyira mu bikorwa mu matorero yabo, kwigisha urukundo, gusa n'abahinduye inyigisho nyine bakigisha ya nyigisho ya Yesu yo kwegera abantu. Umuntu nimba umufashije kuva mu byaha, ariko se mufashe no gutinda mu byiza umushyizemo. Atari biriya by'uko bafasha abana benzerereza umuhanda bakabajyana igitagata bakabigisha, uzi ko avayo ari umunyarwanda wujuje indangagaciro, ariko haje iyo atabonye uburyo akomeza gukurikiranwa, ejo n'ejo bundi wumva yongeye yasubiyeyo za ndangagaciro yadutakaje. So iki kigo rero ni nk'aho ariho kizaba kije gushyira imbaraga. Umuntu nimba yize akava mu biyobyabwenge akajya muri society, kwiintegra muri society, habe hari itsinda ari busange riri umwakire rimufasha ryahuguwe. So ni projet nini, abantu bazagenda barushaho kwisobanukirwa cyane ko muri launch nyine hari ibitangazamakuru tuzatumira, bazaba hafi bazabikurikira biceho, abantu babaza ibibazo bumve implementation yawo uko imeze, kandi hazabaho kwegera ibyo bigo ko nagiye mbikora mbivuga binarimo na RGB. Ntabwo twayisigaze nyuma kuko bisa naho igena inyigisho zishobora kwigishwa mu rwego rw'amatorero n'amadini. Nayo ni umufatanyabikorwa wa hafi n'uturere nyirizina, kuko utwo turere niho bikorerwa, niho bizakorerwa. So rero ni ibyo wenda naba mbivuzeho uyu mwaka ni tugomba gutangira. Of course urumva turimo turategura mu mpera zo kwa kabiri, bigenze neza tukarocinga iyo poroje icyiciro cya mbere. Burya aba ari nk'ikusanyamakuru y'ibigomba kongerwamo no gukosorwa, ariko bidahagaritse imirimo turimo dukora Kayonza byo gutegura aho kwigishiriza, ubwiherero buhagije, gutera ibiti tuzakoresha nyine byaba bitanga igicucu n'ibiti bisanzwe. Ubwo iyo budget uko twayivugaga niboneka ni koko gutangira ibikorwa nyirizina, ariko naho yaba itaraboneka tugendera ku bushobozi turiho, kuko twize yuko intore zitaganya zishaka ibisubizo. So ibisubizo rero byaba bitaraboneka iwawe, bitaraboneka kwa runaka, nkagendera ku byo mfite nanjye ubwanjye nishatseho. Tugana ku musozo w'iyi ngingo, ibyo ari byose umushinga wose ukorera mu gihugu ufasha abanyarwanda, leta igomba kuba iwuzi, ndetse iyo bibaye byiza nyine n'ibyo bavugaga bya minisiteri. Dusoza, ni iki wasaba abadukurikira hano kuri uyu muyoboro, cyangwa se ni iki wasaba leta muri rusange? Nyirizina ibyo gusaba byo ni byinshi, ariko ntabwo ibibazo byanjye byose byashirira mu gusaba. Hari ibyo twakoze, urumva twashatse ubutaka budahagije uno munsi wa none dukurikije uburemere bw'ibikorwa bizakorwa. Uyu munsi twamaze kubona ko ubutaka budahagije, tuzabwongera, ariko twashatse ubutaka tugira ibyo dukora by'ibanze, twatangira kuhagurira, tubona abarimu mpuzamahanga dufitanye nabo imikoranire uno munsi bashobora kuza bagatangira, naho ibi bigo bindi byaba bitaraduhereza cyangwa se bitaratoza, hari abo twohereza bajya kwitoza. Ariko nasaba abadukurikiye, byaba biciye kuri cano no mu buzima busanzwe, kuko hari ababizi, hari abo tubiganira hirya no hino, hari inshuti zawe, hari inshuti zanjye. Icya mbere ni ukubanza bakumva impamvu yo gukora iki gikorwa dushaka gukora. Impamvu nimara kumvikana, buryo iyo umuntu yumvishije impamvu agira n'icyo ashobora gukora, kwigomwa nawe kugira ngo iki kigo kibeho. Igisobanuro ni kimwe, ni ukugira umuryango mwiza utekanye kandi wujuje indangagaciro, cyane cyane ko twanabibonye, twabisogongeyeho kera, uretse uyu munsi birimo kugenda biba bibi. Habagaho nk'icyo twakwita irondo,
urabona hari ibintu abanyarwanda bakoraga bigaragara neza muri Bibiliya. yego Irondo urabona muri Bibiliya tugaragariza ko iyo umukobwa yabaga ari bushyingirwe mbere y'icyumweru ngo yajyaga kuririra urubuto bwe, akagenda akajya kure akajya hirya y'iwabo bakabayo aririra urubuto bwe abusezeraho. Burya bifite igisobanuro kinini. Ni nk'ibi bintu byo kubaga mu bukwe bavuga ngo ubuto burabagirwa, ujya gukira ubuto arabubagira, nabyo bifite burya igisobanuro. Kandi ibyo byose nibyo tuzaba twigisha hariya. Nkanjye umuryango navutsemo cyangwa se icyiciro twari turiho cy'uburyo bwo kubungabunga umuco n'ibiwugize, harimo na za kirazira. Njye nakuze mbona abakobwa bacu bashiki bacu bajya kuririra ubukwe bwabo, twabyitaga irondo, bakagenda akabura mbere y'icyumweru, ku buryo hari n'aho wasangaga abahungu batabaye maso n'ubukwe bwapfa, umunsi w'ubukwe wapfa abakobwa babuze. Ariko kubera ubuhanga bw'ababyeyi bakoreshaga nk'icyumweru kimwe habura ikindi bakamukurayo kugira ngo bamwondore, kuko aho babaga barya babaga barisore ntago baryaga bihagije. Yashoboraga kuba yanywa amata gusa, kuko nimugoroba inka zabaga zihumuje n'iki, twarajyaga tukajya gutarama, bakigira hino bakava mu ishyamba aho bari bihishe, tukajya mu mbuga nk'aha tukabyina bagatarama bakaganira. Iyo masaha akagera sinzi uko batangaga sinye, abakobwa bakaririra mugenzi wabo bamwizengurutseho, ugasanga twe nk'abahungu twicaye hariya twumiwe, ariko twabona bifashe umwanya munini kuko baranasararaga, tukagenda tugasa n'abatangiye kubatandukanya, umukobwa umwe umujyana hariya undi hariya, yamarira agashira tukongera tugatarama tukaganira. Iyo bwacyaga rero twe twirukankaga tujya mu mirimo yo mu rugo yo gukama mu rukerera, wa mukobwa na babiri batatu basigarana nawe bakongera bakihisha, ku buryo nanjye naza nkabashaka nkababura. Wenda ho n'ibyo guterura byari bikiriho, ariko yabaga aciye mu nzira nziza. Ariko kiriya cyabaga gifite igisobanuro cyo gusezera ku buto bwe, kuko haba ku buryo bw'umubiri, mu bitekerezo n'iki, burya byateguraga wa mukobwa ko yimutse hari ikindi cyiciro agiyemo. Kandi hahandi nanone bagenzi be niho hazagamo abagore bakamwigishiriza hariya. Uretse ibi byadutse by'umunsi umwe byo kujya kurya no kwambara ubusa, ko nabonye banambarira y'ubusa ngo ni bride shower harya mu kinyarwanda, ubwo sinjya amenya uburyo, kandi abenshi nanabibabwiye ngo bashyire mu kinyarwanda ntibabishobora. Ubundi se bride shower yavuye urumva nabonye bambara ubusa bakarya, nimba arizo nyigisho babagiye bambabarire abankurikiye njye mvuga ibyo nabonye. Nagiyeyo baranegura ko nta mugabo ubizamo, nari naherekeje umugore wanjye mvuga se ibi ntagiyemo n'ibiki, ngezeyo ndicara bajya kubona mbona mbaye nk'ikigabo cy'ikigoryi, ariko byibuza kwa kubatinda kwanjye hari ibyo nize. Nagiye kubona mbona baturumbutse abambaye amakariso gusa, mbona yamaye ndavuga se bitinde gasani batari ku bundi nta mugabo uri hano. Ahubwo ntingewe sinarimbizi n'ibyo mwari murimo sinarimbizi, ntaye umugore rifiti mugeza aha nicaraho ngo suhuze ba nyir'urugo, aho kuza nyir'urugo ngo asuhuze, kumbi ba nyir'urugo baba birukanye kare nabo baruvuyemo. Nta byiza bihakorerwa rwose, reka twe kujya tubeshyanya. Akantu keza karimo kamwe katye ni inkunga bahereza uriya mukobwa ujye gushyingirwa, ko hari ibyo baba baramushopingiye bamuhera hariya, ariko ibindi bajyamo bakakora amahano gusa. Nabyo ngira ngo abagabo benshi ntibajya bajya, ariko ngewe nagize amahirwe banyirukana ngize ibyo mbona. Ntabwo ari byiza rero, ariko hariya ni ibyo ngibyo byose bigize umuco. Nari mvuze ngo abadukurikiye babanze bumve impamvu yanjye, bantega amatwi banyumve. Icya kabiri banabishyigikire, kuko uyu munsi nimba mvuga ngo sisiteme y'ubwunzi mu Rwanda irakora kandi ifitiye umumaro abanyarwanda, ariko ntabwo iragera ku nyota ya James cyangwa se y'impamvu yagiyeho, kuko uyu munsi igaragara mu ishusho y'ubutegetsi y'ubucamanza kuruta ubwunzi. Nkavuga rero iyi system nanjye hari uko nyumva nayikoresha mu buryo bw'iyobokamana mu nsengero ma pasiteri, kubera akantu kamwe pastor, nimba umuntu aje muri komite y'abunzi yateranye ngo itwungenge nawe, kujyayo nge nashakishije mechanism zanjye, defense zanjye zindengera,
ingingo zindengera nawe ukaza washatse izikurengera Mm. noneho twagira n'ibyago abatwakira bakatwakira mu buryo bwo kutuburanisha atari mu buryo bwo kugira ngo Bwo- babunge bwo kutu- muganire babunge aho kugira ngo babunge. bagufate bagusenyemo ibyo waje wubatse by'ukuntu uri bwisobanure Mm. nanjye babinsenye bagere ku ngingo yabashyizeho ahubwo bakakira ikirego ukisobanura nkisobanura bagaca urubanza urumva rero ntabwo ari abo hari icyo bifasha byagabanyirije inkiko Mm. ariko ntabwo byagiye kuri sosi cyatumye bishyirwaho so rero hariya None se- naravuze nti abapasiteri nimba umuntu w'umucuruzi muri iki gihugu afite za miliyoni n'amamiliyoni n'amamodoka n'ibiki byose aza akajya imbere yanjye agapfukama akavuga ati nsengera akatura icyaha yakoze Mm. nimba hari ibyo yibyo buriya abapasiteri nawe uriwe ntabwo ndi bukwigishe byinshi tuba tubitse amabanga menshi kandi ni nacyo duhamagarirwa koko Mm. urumva umuntu akakubona nk'umubyeyi akakuranguriza akakubwira byose kuki se iyi sisitemu umuntu ayikoresheje atagira ubwunzi bwiza nako ngako Cyane, narebyeho cyane, cyane, urumva cyane, nako cyane. narebyeho ndavuga nti nimba abantu batwizera kugera haza akakubwira ati ejo bundi naracitswe nsambanya umugore wa runaka none umugabo we yabimenye nsengera ariko ugire n'uko duhuza n'uriya mugabo urumva bari abacuruzi bombi bacuruzanya bizerana basigaranamo abagore babo Mm. ku buryo umugore wawe abwira uwanjye ati ndebera ndaje Mm. ejo agacitswa akoze icyaha wenda agize arararikiye Mm. yenza uwo mugore w'abandi njyewe ndabimenye ko wansambanyirije umugore Mm. sibyo noneho urumva uyu muntu aruhukiye kwa pasitori kuko azi aho usengera n'umugore wawe ahasengera Mm. wenda ntituhuje urusengero araje amenya ibanga aravuga ati ni inshuti yanjye pe Mm. turakorana turacuruzanya ubucuruzi tutizanye n'amafaranga no gusigaranaho n'indi ariko nimba umugore we yarasigariyeho aho nziye wenda nkacikwa tugakora icyaha dufashe urumva ko turi ku rwego rwiza rwo kwizerwa ku buryo gukoresha ubu buryo bwo kunga abantu Mm. ni nabyo tuniberamo ariko nibyo rero hanyuma kuri leta ndi umunyarwanda ndi umunyarwanda nkeneye gukorera igihugu nkeneye guseriva abanyarwanda bagenzi banjye abagabo abagore ariko cyane cyane ku miryango nimba igihugu gihagaze kirimo kirarengera umuryango nyarwanda kuko we ubwe uwo nguwo ushinzwe kurengera umuryango nawe ubwe agize umuryango so rero gusenya icyo ngiye gukora nawe ubwo aba yisenya burya yego so bampa imbaraga icya mbere leta ifite ububasha n'ubushobozi bwo kunshyigikira buri gikorwa cyose nateguye kugeraho nkakigeraho haba mu buryo bw'amafaranga haba mu buryo bw'amategeko haba mu buryo bw'ijwi bwo kurangurura kugeza kuri kure haba gukorana n'uturere tukanyorohereza leta harimo RGB ishinzwe amadini n'amatorero mu gihugu n'ubwo ishinzwe n'ibindi cyane cyane burya nuko tuyumva mu ishusho y'amadini n'amatorero kuko arimwo turi ariko burya umurimo wayo wa mbere ni urwego rugenzura imikorere myiza imitangire ya serivisi kureba nimba dutanga serivisi nabi bagakota amanota burya nibo bakora ranking y'imiyoborere ibyo ni ibya RGB apana RDB ni ubucuruzi burya nubwo ariyo yakoze hiriya soroga ngo tumwakire na yombi kubera ishinzwe ibintu by'abanyamahanga kwinjira burya iri mu bucuruzi n'inganda n'iki ariko RGB yo ni ubugenzuzi bw'imiyoborere n'imitangire myiza ya serivisi burya nibo bakora ranking y'uturere uko twatanze serivisi u Rwanda rugeze hehe ese kuri serivisi nk'uyu munsi u Rwanda hari amafaranga yinjira aturutse kuri serivisi nziza dutanga burya biri muri RGB ni urwego rw'imiyoborere rushinzwe imiyoborere ariko rukashyiramo n'iyo komponente y'amadini n'amatorero n'amashyaka burya ni mwari ushaka gukora ishyaka cyangwa se ufite ishyaka cyangwa se amashyaka ariho akorwa ariho akora uno munsi mu gihugu cy'u Rwanda hari uwashaka gukora irindi barabikora uyu munsi ubasuye ushobora gusanga hari abasabye gutangiza amashyaka mu gihugu nk'umunani ahubwo ataremererwa ko bataruzuza ibisabwa none se nimba umuntu ashobora kuza akavuga ati ndabona ibiti abanyarwanda ntibagitera ibiti ndashaka gukora ishyaka rishinzwe kubungabunga cyangwa ndabona ibiti ntacyo bimaze cyangwa wowe ntabwo yaba mu gihugu iryo shyaka rye ntabwo ryazemerwa ariko hari iriherutse kwemerwa ryagiye no mu matora ngire ngo ry'uwitwa Frank Habineza Green Party se rishingiye iki ni ku bimera
so rero hari n'undi wakumva nanjye nk'ubu numva ko umuryango ugomba kurengerwa uburinganire n'iki ushobora gushyiraho ishyaka rishinzwe kurengera uburinganire mu Rwanda ariko nyine hari ibisabwa ibyo nibyo RGB yitaho ubyujuje mu Rwanda nta kibazo cy'amashyaka menshi nta kibazo rwose sinacyumvaho ntago nje kwamamaza amashyaka nta shyaka ngira ubwo ishyaka ryanjye ni irya Yesu n'umuryango nyarwanda twese duhuriramo ariyo RPF kuko burya n'umuryango nyarwanda nje nkumva nk'umuryango wundi society nyarwanda nyine ni nayo mpamvu byanyoroheye kuyibamo no kuyijyamo wende yiza kwitwa andi mazina guharanira ubwigenge gusa cyangwa se bidukikije cyangwa iki wenda se nari wiyijyemo kuko nanjye mparanira ko nabonyeyo iharanira byose uburenganzira bw'umuntu n'icyo urakoze cyane kandi Imana leta rero nimpa amafaranga impe n'ubushobozi n'ubutaka irabufite n'iki yaduhereza ikibanza muri buri karere tugakora byo nzayegera njya kwiganirira n'ibyo nabyo birimo yadufashiriza no mu turere zabiguha kuko ntekereza ko ibyatanze ari byo byari iby'agaciro cyane hanyuma Imana iguhereza amaye ubuzima yanyimikira ngira ngo turimo kugana ku musozo ariko ndagira ngo dusoreze ku kantu kamwe yego ntago twatandukana tuvuze ku mushinga gusa kandi ufite mu by'ukuri umutwaro w'umuryango ndagira ngo dusoreze ku kantu kamwe maze iminsi nganira n'abantu bakambwira ibyingo abagore n'abagabo bakavuga bati nta rukundo ibyo bintu urashaka kubivugaho ndashaka kubaza akantu kamwe ubundi wowe urukundo kuri wowe ni iki cyambere ngiye numva ko urukundo ari ukwimenya kwisobanukirwa kuko abantu bose turi kuganira kuvuga ngo erega ngo nta rukundo rukibaho ngo nta rukundo ubwo ntirwanigezeho ariko kuko umuntu ukubwira ko urukundo rutabaho n'utarufite uwo muntu icyambere jya ubanza umenya ko atiyizi ko atisobanukiwe kuko we ubwe aremetse mu rukundo we ni urukundo nyirizina so iyo wamaze kumenya ko njyewe ndi njyewe buryo wamenye ko uri urukundo so rero undi abagomba gusogongera kuri wowe niko guhana urukundo burya kugira icyo umarira nkagira icyo kumarira ariko urukundo igisobanuro cy'urukundo twifashishije ijambo ry'Imana ni twebwe turemetse mu rukundo rw'Imana ngo Imana yaradukunze cyane nyuma yo kwicumuraho no kugorana bituma ngo utanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo turonke yisubize rwa rukundo rwayo rero twe turi urukundo ndashaka kukubaza ikibazo akaba ari nacyo dusorezaho gishingiye oya nibyo ibyo uvuze nibyo nk'uko byumva ariko ndumva ko twasoreza ku kibazo kimwe pastor urabona hari ikintu cy'amakimbirane ari kugaragara mu ngo apana batarashaka ingo zirimo no kuvuga urugo umugore n'umugabo bakicana bakarwana bakagirana bamwe indaya abandi biki byose none ibyo bintu iyo bibaye bitana ba mwana iyo bitanye ba mwana usanga igice kimwe kivuga ngo abagabo nibo ba nyirabayazana ikindi kikavuga ngo abagore nibo ba nyirabayazana ni ukuvuga ngewe abantu benshi maze iminsi nganira umubare munini uravuga uti ariko abagore nibo ba nyirabayazana nibo bazana ibidoreye BBCD abagande bati abagabo kuri wowe ubona amakimbirane ninde ufite uruhare runini mu makimbirane y'umugore n'umugabo unatubwira impamvu nuko we nashobora kuvuga aka kantu kakaba inyuma y'ikiganiro abantu ntibazaka kuko abantu bararambirwa nimba ari ukuruha kw'abantu umuntu asigaye areba iminota 2 ngo iramuhagije kandi mu by'ukuri iminota 2 twateguraga ikiganiro twabahaga umurongo tugiye kuganiriramo ugasanga ikiganiro nyirizina kiri muri ya minota 10 ya nyuma ntayirebe ariko aka kantu yaba bashoboraga kukareba rwose reka nge ndavuga nka pasitoro mvuge nk'umwarimu w'umuco n'umuryango ufite n'uwo muhamagaro ariko mvuge nk'umugabo w'inararibonye ushobora gusesengura icyo gihe rero ntago nkoresha ubwoba kuko nkoreye ku gitugu nanjye nahera hagati ariko iteka umuntu uhera hagati burya ntagatanga umuti agatanga umuti agira uko asenya iki kuko niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo ukoma urusyo akoma n'ingasire ariko urumva ko haba habaye gukoma ikintu kimwe yego amakimbirane rero yo mu ngo wewe wavuze ko hari hagati y'umugabo n'umugore ariko burya hari n'amakimbirane mabi arimo kuba hagati y'ababyeyi n'abana kandi ugasanga muri ba babyeyi babiri umwe afite uruhare mu kuvuka kwa cya kibazo abana gituma abana bakimbirana n'ababyeyi babo yego ibyo ntabwo nabisobanuraho none aha ariko nisubiriza akabazo kawe
ukuri guhari iyo tushushanyije umuryango cyangwa urugo, yego nkoresha ijambo ry'urugero rivuga ngo umugore ni mutima w'urugo. iyo urugo rufite ikibazo nk'uko nuko ruba rudafite umutima, yego kuko iteka ufite umutima atekereza kubabaza undi ko nawe ariko nawe ababara, uburibwe buri kuri ruriya ko nawe ari umuntu nawe ashobora kuribwa. So rero aho definition yanjye ngira ngo aho nganisha urahumva, nuko amakimbirane yo mu rugo iteka nubona akura byo menya ko umutima urimo ugenda ucika, uba wiki ucika intege. So nimba twabonye rero ko umugore ari mutima w'urugo, nuko umugore aba yabaye wiki, aba yateshutse ku nshingano, niyo mpamvu amakimbirane akura. Ariko iyo umugore ari strong nta makimbirane aba mu rugo burya, niyo abaye niyo mpamvu ipande ni bibiri. Ariko abo tuganira nkanjye ku giti cyanjye n'abagabo abenshi bavuga ko mu by'ukuri ingo ibibazo byinshi biri guturuka ku bagore, ubwo hari n'abari kuvuga ku bagabo. Impamvu nyirizina nerure uyu munsi ikibazo impamvu cyagiye hanze nuko cyamaze kuba icy'abagore nyine. Yego, bivuze ngo nta kintu umugabo w'ejo yakoraga uyu munsi adakora, uretse kimwe nicyo numvaga hirya kitaraza mu muco wacu, uyu munsi nacyo kikaba cyarahageze, ngira ngo nsaba n'abagabo ko bagihagurukira. Ariko ikosa umugabo sogokuru yakoze niryo data yakoze niryo nanjye nkora ni rimwe, ntago rihinduka. Ariko igitumye bimera bitya ni amakosa abagore barimo bakora, kandi ba nyina na ba nyirakuru batarayakoraga. Ni ukuvuga ngo hari icyo aba bantu ni abakumirizi b'umuryango. So hari ibyo bakumiraga rero uyu munsi bazibukiriye bikinjira, batagikumira, ni nako gusenyuka k'umuryango. Hanyuma ku bagabo rero, uretse ibyo numvishije by'ibitindigasane ngo umugabo ku mugabo bitabaga i Rwanda, ariko nta cyaha umugabo uno munsi arimo gukora kitakozwe na mbere hose, kandi kitasenyaga umuryango, kuko nta cyaha umugabo ashobora gukora gisenya umuryango. Oya, umuryango niwe. Yego, ishusho umuryango, ishusho yose. Nushaka kureba umwana ureba amano y'umugabo, nushaka kureba umugore ureba amaso y'umugabo. So umuryango rero ni umugabo. Abangaba bandi ni abawugize, ni amaboko, ni amaguru. ubwo umugabo ntiyakwisenya, ntabwo ashobora kwisenya, icyo cyo ntabwo kibaho. Uyu munsi rero kuba umugore yakwifata ngo ndebye nabi, ijisho bushobora gucya waryamye usinzira ukabyuka ijisho ryafatanye, ujya kwa muganga barisatura bashyiramo imiti, nuko biba bigenza. Ariko burya ntabwo ikibazo si abagabo cyane, kuko abataga inshingano babagaho. None se ko umugabo yajyaga gupagasiriza urugo, akagenda akajya mu nka z'ahantu gushumba byabagaho, agatangira ku nka imwe, yagera ku nka nka 30 akazaza kwimura umuryango we akawujyana, kutasenyukaga se. Nuko umutima w'urugo yabaga umutima nyine wabaga ukiri mu rugo. So uyu munsi rero bashiki bacu n'abagore bacu twe kubica ku ruhande, imitima yabo yagiye hanze. So kujya hanze rero barayikurikirana zo kumanaginga cyangwa gukontorora, kuko urumva umugore n'abana wenda nubwo tutabavuzeho bari mu biganza by'umugabo. Ubwo umugabo ntiyaba atagifite imbaraga zo gukontorora umugore, cyangwa nubwo wenda cyane ko oya ntabwo riremereye niko bimeze. Ni ukuvuga ngo icyaba cyose ku muryango habazwa umugabo. Niyo umugore akoze icyaha runaka niwe witaba. Ni nacyo gisobanuro kimwe cy'uko kera ntabwo abagore bafungwaga. Kubera iki? Iyo bamufataga umugabo yaritangaga, akagera akavuga ati mureke umugore asanga urugo, kuko urugo rwagiye. Urumva akitanga akavuga ati musigarane ngewe, mureke umugore asanga abana, ajye mu bana bene iki. Aho rero icyo warubaje cy'uyu mugabo kuba ari intege nke yagiyemo, hari insigamigani, sibyo? Hari ibiganiro by'abasaza n'abana, ababyeyi baganiraga abana. Uyu munsi rero b'abana barimo baraganira na televiziyo, bakaganira uri kuri televiziyo uri i Burayi, yewe bakajya gushyira mu bikorwa ibyo yavuze kuri televiziyo. Isa ririya ngo arimo arapagasa, arava mu rupagasirizo agaca mu kabari nawe agafata kamwe. Kera umugabo hari igihe hagariwe agatumiza agacupa kakamusanga iwe, agasohoka iwe agiye mu kabari cyangwa se aho bita mu ruganiro, ubundi utubari nyine nta gisobanuro cyarwo, agiye kuganira n'abandi bagabo hari impamvu, ariko icupa yarisomeraga iwe.
umusaza rwose agatuma umwana Mm. akava ku iriba agataha akajya mu rugo agakurikira ibyo. So rero intege nke ziri ku mugabo Mm. cyane cyane ko twebwe abakiriho twaciye no muri ibyo biganza bizima, Mm. ahubwo aho niho bidutera ubwoba bw'abarimo guca mu biganza byacu. Twe turimo kubasigira iki? Ni YouTube, telefone. Njya mbibona iyo ngeze iwanjye utwana insuhuzanyo ya mbere ni ukunyaka telefone, Mm. nkamagara nyina nkavuga nti do icyo akoze nicyo yiriwemo, Mm. kuko nyine nuko tukabiganiraho nyine ntitubyumvikaneho, Mm. hakaba uko cyaha n'icyo, ariko nicyo gisobanuro nuko hari ukuntu umugabo yagabanukiweho ku mbaraga, Okay. kandi bidashingiye kuri iki cyo twita uburinganire, kuko uburinganire bufite ikindi gisate ntavuzeho, ariko hari ukuntu umugabo yagabanukiweho ku mbaraga mu buryo bwo kwireba, kwikunda, kambivuge rwa rukundo nyine. Reka twizere ko biciye muri ya proje no muri wa mushinga wacu turimo gusengera, twizere ko bimwe bizabonerwa ibisubizo, nubwo bitaba byose, ariko wenda umushinga uzagerageza uko uzashobora. Dusoza, ndagira ngo usoreze abari badukurikiye mu buryo wumva wateguyemo. Hari icyo tuzibandaho, tuzibanda ku gutegura ejo hazaza. Okay. Ni ukuvuga ngo uburyo abasore n'inkumi uno munsi wa none bateretana, bahitanamo, barambagizanya, ibyo tuzabyibandaho cyane, kuko niho ruzingiye. Aho umuhungu wawe yaragiye Butare kwiga, yaragiye muri Canada kwiga, akaza kubwira ngo papa ngo mfite ubukwe uyu munsi, nituri mu kwa mbere kwa kabiri kuzatangire, urumva ngo mu kwa kane dufite ubukwe, ngo wajya mu mafamiye ukayabwira, n'amafamiye ntayazi. Si n'icyo gusa, umubaza rero w'umubyeyi wigaragambye we ngo ndacyafite umuco, umubaza uti se ni mwene ndi ugiye gushaka, ari se w'umukobwa ntamuzi, utazi se ntiyamenya sekuru, utazi sekuru ntiyamenya uwo muryango. Ibyo rero urumva yuko iki kigo, iyi santere, dufite akazi kanini, kuko senta ni ahantu, ikibazo ni twebwe. Icyo tuzanye, iyi produit tuzanye ku isoko, ni ukurera, kwigisha aba bakiri bato uburyo bwo guhitamo uzabana nawe, ariko uzi kubana n'umuntu, guhitamo uburyo ushobora kumanaginga urukundo rwawe, amarangamutima yawe, ni ikintu kinini. Reka nsabe, nabonye kuri ibi byigisho turimo gutambutsa kuri social media, urubyiruko rubikurikira rukiri hasi, nirwo rwakabaye ruzamuka cyane, ahubwo ngira ngo nuko ari rwo natinze kuvugaho. Ariko reka nsoze nsaba urubyiruko, abakiri bato, kuba ari bo bakurikiriza inyigisho, kuko intego yacu nkuru ni ukubafasha kugera ikirenge mu cya ba data na ba sogokuru batumye bahanze igihugu kikabaho, bakanakirengera, n'uno munsi kikaba kiriho, n'abejo bazagikomeze cyongere kibeho, cyaguka u Rwanda rwande, rwongerera ubu Rwanda, kuko rushobora kutanda mu mpande rukanda bujya hejuru, kuko ikirere burya tugihuriyeho n'ibindi bihugu, nta urakidukumiraho. Tugiye kugenda ngo tuzakabakebe ku ijuru, Yesu yabagaruka nk'uko abizera tuvuga. Nshoje rero rwose mbashimira, ariko nsaba urubyiruko, abakiri bato, gukurikirana cyane ibi biganiro turimo dutanga, kuko inyigisho zo bazajya bazijyamo babishaka cyangwa batabishaka, kuko nibo zizaba zifitiye umumaro cyane. Hazakorwa ubukangurambaga burenze kuri ubu turimo dukora, n'ubu nibwo dukora, ariko dusaba abakiri bato bakurikira ibi biganiro, ariko bajya no muri comment babaze ibibazo, babaze ikibazo, nimba hari abumva twabibasiye babaze kuri aba bagore. Abagore ntibashobora kubaza, kuko barabizi ko ari bo babitse ibanga ry'urugo, igihe barimennye rero burya kuri yora no kurigarura biragorana. Ni nk'igi igi warimenye kugira ngo uzongere kuriteranya biragoye. Na bashiki bacu batwumve, ntabwo ari ukubibasira, si ukubanga, ariko nimba ari igi riri hariya rigomba gusigasirwa kugira ngo azavemo umwana, n'ibindi ni nk'ibyo ngibyo. So nasoza gutyo dushimira abari badukurikiye muri iki kiganiro, kandi nawe nkushimira ku bibazo byiza wabarije bagenzi bacu badukurikiye kuri iyi channel Umuco Family Gospel TV. Urakoze, Imana ibaho umugisha, babanye natwe, twasenze kandi turakomeza kubasengera. Shalom, naho ubutaha.